abantu buri munsi kandi baragenda barimbutse. Uyu munsi abantu banze inzira y'Imana bayobotse abapfumu, ariko nimwumve. Ariko reba umuntu nkawe uramutse urimbuwe n'amoko, uramutse urimbuwe n'amazuru, ariko mana yanjye, ariko reba urimbuwe no kuvuga ngo runaka afite izuru rinini ngewe mfite ritoya, ntabwo twahuza. Reba urimbuwe n'amafaranga 500, reba urimbuwe no kwanga no. Ariko mana yanjye, reba urimbuwe n'urwango, runaka yaramemukiye sinzamubabarira. Ariko se Imana iguhaye umugisha n'urwo rubanza rw'amaraso, n'izo nda wakuyemo, n'aba bantu waroze, n'ibyo abandi watwaye, wumva byakumarira iki? Hinduka. Ntawamenya haraho Imana yakwigarura. Bibiliya yavuze ngo aba bantu banyura mu bantu bararangurura, barababwira ngo nimwihane muce bugufi, ngo babikoze Imana ibona imirimo yabo irigarura, ntiyabateza ibyago yari yabagene. Ni wowe wo gufata umwanzuro, ni wowe wo kwifatira umwanzuro, ni wowe wo kureka amoko. Ariko reba umuntu nkawe uramutse urimbuwe n'amoko, uramutse urimbuwe n'amazuru. Nigeze mbabwira, mbaza abakristo b'iwacu, ndababaza ngo ko mutazi uko Yesu asa. Ariko mana yanjye, ariko reba urimbuwe no kuvuga ngo runaka afite izuru rinini ngewe mfite ritoya, ntabwo twahuza. Reba urimbuwe n'amafaranga 500, reba urimbuwe no kwanga no. Ariko mana yanjye, reba urimbuwe n'urwango, runaka yaramemukiye sinzamubabarira. Imana yaratubwiye ngo tubwire abantu bahigura imihigo bahize. Imana yaravuze ngo mbwira abantu bahigura imihigo bahize. Reba igihe wahereye ubwira Imana ngo Mana nungirira gutya nanjye nzabigenza gutya, warabikoze. Mana idutabare ngo abantu binene Imana ibatumaho. Reka mbabwire abanyarwanda, Imana yaravuze n'ubiravuze. Imana yavuganye n'abanyarwanda, Imana ikunda igihugu cy'u Rwanda, Imana ivugana n'abanyarwanda. Kuraho icyubahiro cyawe, kuraho kwiyemera kwawe, hindukira wegera Imana. Imana nayo izakwegera. Ukeneye umugisha w'Imana, kumanuka mu buhinzi bwawe, kumanuka mu matungo yawe, kumanuka mu murima wawe, kumanuka mu nkoko zawe, hindukira wegera Imana. Imana nayo izakwegera. Imana iratuganiriza, Imana iratubwira ngo nitubwire abantu bababarirane. Imana iratubwira ngo uyu mwaka uko tuwutekereza ntabwo ari kuri, ariko abantu bazemera bagahindukira, Imana izabana nabo. Imana yatubwiye ibintu bikomeye, Imana yatubwiye ibintu bihambaye. Imana itugirire neza cyane. Ariko icyo Imana ikeneye kuri twe cya mbere nuko abantu bahindukira, mugaca bugufi, mukemerera Imana ko ari inyacyubahiro. Ariko mukishyira hejuru, nukuri kwishobora byose, ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu bitazakunda. Iki ni igihe umugabo witwa Yona, Imana yamutumye i Nineve, iramubwira ngo genda umbwirire abantu b'i Nineve, ubabwire ngo mu minsi 40 gusa bazarimbuka. Ngo Yona abanza kwanga kujyayo, inzira yaciyemo murazizi. Igihe kiza kugera, ngo Yona arahagarara i Nineve, ngo ararangurura, aravuga ngo nimwumve bantu b'i Nineve, Imana iravuze ngo mu minsi 40 muzarimbuka. Imana iravuze ngo mu minsi 40 ibyago bizababaho. Yona abantu bamutega amatwi, ngo ayo makuru aragenda
ava mu baturage, ava kwa mudugudu, ngo arazamuka agera ku mwami, ngo umwami yumva ayo makuru, ngo amaze kuyumva arayagenzura, arayatekereza, ayibazaho, aravuga ngo nta yindi shuwa, nta kindi gisubizo, reka dushake uburyo twahindukira. Ngo ahamagara abantu, arababwira ngo nimwumve, ahamagara abategeka b'intebe, ahamagara abaminisita, ahamagara abakuru b'ingabo, arabicaza, arabaganiriza, arababwira ngo ese ibi Imana ivuga murabyemera ko ari ukuri? Ese ibi ngibi Imana itubwira, ibi Imana ivuga ku gihugu, murabona ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Barabigenzura. Ngo bamaze kubigenzura, uyu mugabo asanga nibyo, ngo afata umwanzuro, ahamagara aba bayobozi bagenzi be, arababwira ngo nimwumve, nimuce mu bantu, mugende mubabwire, buri muntu wese yiyirize, afata umwanya, ahindukire, mwambare ibigunira, mwitere ivu, amatungo ntarishe, ntihagire ikintu cyo kurya cyangwa icyo kunywa umuntu uwo ari we wese afata. Ntago yigeze avuga ku idini runaka, yaravuze ngo buri muntu wese uba mu gihugu cyanjye ahindukire, mwiyirize ubusa, mwambare ibigunira, n'amatungo ntarishe, ntajye gushoka, ntihagire ikintu mufata. Mana itugirire neza. Nimumara gukora ibyo, muhindukire, kandi umuntu wese areke ingeso ze, kandi umuntu wese areke ibibi yakoraga. Uwasambanaga areke gusambana, uwibaga areke kwiba, umunyamoko areke amoko, umujura areke ubujura. Buri muntu wese ku rwe ruhande, umuyobozi n'umuyoborwa bubaha Imana. Reka mbabwire inshuti zanjye, uko abantu barushaho gusayisha no gukora ibibi, niko abantu mukururira igihugu cyanyu ibibazo. Mana idutabare. Uko abantu barushaho gukora ibibi, uko abantu murushaho gukora ibyaha, uko mukanabyamamaza, ugasanga umuntu agiye hariya ariyamamaje ngo nge ndi umutinganyi, bakamukomera amashyi. Ndagira ngo mbabwire ko Sodomu cyari igihugu cyiza, i Sodomu hari heza, ariko uko barushaga gukora ibyaha, niko uburakari bw'Imana bwabamanukiraga. Imana iturengere, Imana itugirire neza. I Sodomu harimbutse ku bwa Loti, ntabwo cyari igihugu kibi nk'uko abantu babitekereza, ahubwo bagize ubwigenge bukabije, bishyira hejuru, bumva nibo Mana, batangira gufata amazina y'Imana, icyubahiro cy'Imana bacyegurira umuntu. Bitera Imana kurakara, ngo batangira gutingana. Ibyo nabonye byaradutse mu gihugu cyacu. Ubusambanyi burarenga, buva ku rwego rw'uko umugore aryamana n'umugabo utaruwe, noneho bagera ku rwego bahuza ibitsina. Umugore akaryamana n'umugore mugenzi we, bakajya hariya bakabikomera amashyi ngo igihugu cyateye imbere. Murimo muricukurira umwobo, muri kwihamba. Ugasanga umuyobozi runaka ahagaze hariya ati nge ni mu ntora, nzaha uburenganzira abantu babana bahuje ibitsina. Urimo uracukura imva, uri kwihamba, urimo uracukurira, urahamba n'abo uyoboye.
kubera ko umujinya w'Imana urabamanukiye. Mana itugirire neza, uko murushaho kwangana, uko murushaho kwamamaza ibyaha, uko murushaho kwamamaza abapfumu n'abarozi, murimo muricukurira imva. Mana idutabare ngo abantu b'Nineve Imana ibatumaho. Reka mbabwire abanyarwanda, Imana yaravuze n'ubu iravuze. Imana yavuganye n'abanyarwanda. Imana ikunda igihugu cy'u Rwanda. Imana ivugana n'abanyarwanda. Kuraho icyubahiro cyawe, kuraho kwiyemera kwawe, hindukira wegera Imana. Imana nayo izakwegera. Ukeneye umugisha w'Imana, kumanuka mu buhinzi bwawe, kumanuka mu matungo yawe, kumanuka mu murima wawe, kumanuka mu nkoko zawe, hindukira wegera Imana. Imana nayo izakwegera. Imana izaguha umugisha. Ariko bitari ibyo, ndagira ngo mbabwire ko nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka Imana avuga. Imana itugirire neza. Ngo Yona aca mu gihugu arahanura. Reka mbabwire, burya Nowa yari umuhanuzi. Nowa yaciye mu gihugu agenda avuga ngo imvura izagwa, imvura izagwa. Hari abanyabwenge, buriya tugira abanyabwenge babwenge bw'isi, bazi gukritika ibintu by'Imana, bazi gukritika ibyo tuvuga, bazi gukritika ubuhanuzi, bazi gukritika ijambo ry'Imana. Ariko reka nkubaze, kuzi kugenzura ibyo abahanuzi bahanura, ukaba uri umunyabwenge w'umuhanga. Genzura nona, telefone yanjye irafunguye. Yewe wangirwa bwenge we, wangirwa bwenge we, ugenzura iby'Imana, ukarwanya abantu b'Imana. Ndagira ngo ngusabe kuri umunyabwenge, ugenzura ibyo abantu bavuga, uzi kugenzura ukanagenza abantu b'Imana. Genzura iminsi umaze, urayizi. Genzura iyo usigaje. Ese usigaje iminsi ingahe? Imbere yawe hasigaye imyaka ingahe? Ese usigaje iminsi ingahe uri muri ako kazi? Kuzi kugenzura usigaje iminsi ingahe uri muri ako kazi? Reka mbabwire, iyo abantu banze guhinduka, Imana ibateza ibyago. Ntabwo mbizi, sinibuka itariki, ariko ni muri 2019 ndatekereza. Yes, tutaratangira 2020, nko uhereye nko mu kwa 6, mu kwa 7, mu kwa 8, ko hari amezi ntahagaze ntari kubwiriza hano. Aho muri ayo mezi bishyira ukwa 9, nari nicaye muri uyu mwanya nicara mahani wongya nicara. Iki kiganiro kirahari. Imana irambwira ngo uyu mwaka turangije bizageza mu kwa 6 abantu nibatubaha Imana batakiri mu kazi. Ejo bundi Imana yaratubwiye ngo imiryango y'imva irakingutse, ngo amarimbi yiteguye kwakira abashyitsi kubera ko abantu banze kumvira Imana. Imana itugirire neza. Usigaje igihe kingana iki? Turakubwira ngo wihane, turakubwira ngo ureke inzangano, turakubwira ngo ubabarire, turakubwira ngo uve mu byaha. Nowa arahanura akavuga ngo imvura izagwa, warangiza tuwa nguwa nimumufate ntazongere kubwiriza, kubera ko atavuga ibyo binejeje. Kuzi kugenzura ibyo twahanuye, ukaba uri umunyabwenge, uri intwari, usigaje iminsi ingahe? Uyu mugabo w'Nineve ngo ahamagara abantu, arababwira ngo nimugende muce mu baturage, mugende mubabwire ngo buri muntu wese niyambara ibigunira, mu yandi magambo niyihane.
ariko reba niba Yesu atinze kuza nibyo reka mbashyigikire, ariko urupfu rwo uzapfa ryari? Rega mureke rega ndabakunda, nukuri kw'Imana ndabakunda. Niba Yesu atinze, ubu se nta bapfuye ku itariki ya mbere, nta bakoze accident ku itariki ya mbere, nta bagiye mu bitaro ku itariki ya mbere. Uyu mwanya Imana iguhaye iragira ngo ukoreshe. Uyu mugabo ngo arababwira ngo muce mu bantu, amubwira abantu biyiriza ubusa, bambara ibigunira, bahindukire kandi bareke n'ingeso zabo mbi. Arababwira ngo ntawamenya haraho, ntawamenya hara Imana yakwigarura. Reka mbabwire bashumba bagenzi banjye, bavuga butumwa bene data, igihe kirageze ngo muhindure inyigisho, mubwire abantu bahindukire, kuko Yesu azaza hakiri umufundi n'umuyede. Yesu azaza abakene bagihari. Yesu azaza abashomeri dusengera batari barangira. Yesu azaza hari abantu bagikodesha. Yesu azaza hari abantu bakiri mu ishuri bakiga kandi bategereje kurangiza bakabona akazi, ariko urupfu ruratwara abantu buri munsi kandi baragenda barimbutse. Uyu munsi abantu banze inzira y'Imana bayobotse abapfumu, ariko nimwumve ntawamenya haraho Imana yakwigarura. Erega ntawamenya, wahindukira ukava mu byaha, wahindukira ukareka ingeso zawe, wahindukira ukareka ubugome bwawe, ntawamenya Imana yakwigarura. Uyu munsi uranyumva uri muri gereza runaka ntazi, tugirayo abantu bajya batwumva. Wowe n'umutima wawe urabizi ko ibyo bagufungiye ari ukuri, urabizi ko wibye, urabizi ko wishe, urabizi ko wafashe uriya mwana ku ngufu, nubwo uburana ubihakana, ariko urabizi ko ibiganza byawe byuzuye amaraso, sibyo? Wowe ubwawe aho uri uranyumva, muri gereza ufungiyemo, ahantu runaka, gereza runaka, wenda ya Mageragere, wenda n'izahandi, murimo muranyumva, ndabizi ko mwumva radiyo, ariko wowe n'umutima wawe uriyizi neza. Tureke kumushinjacyaha gushinja, nubwo ubihakana, ariko urabizi ko wishe abantu, urabizi ko ari amafaranga wayatwaye. Ni wowe ubwawe wo kwemera, niwemerere, ntuvuge ngo ubyemeye kubera abantu, ukabyemera kubw'ubugingo bwawe. Bashaka bakagukatira burundu, kuko si ubugingo bazaba bakati, uretse kuwemeye icyaha agabanyirizwa n'ibihano. Wowe mama urabizi neza, ngiye gusenga, urabizi neza kuca inyuma y'umugabo wawe. Wa mukobwa we urabizi neza ko inda wazikuyemo. Nibyo utangiye umwaka, ariko utangiranye urubanza rw'amaraso. Urabizi neza ko uri umurozi kuroga, nubwo bihakana. Urabizi neza ko wikinisha. Utangiye umwaka, wari ukwiriye guhagarika ibi bintu, ugatangira n'umwaka no kubwira Imana ngo uzandengere muri uyu mwaka. Imana itugirire neza cyane, Imana itugirire neza cyane. Ngo arababwira ngo muce mu bantu, mubabwire ngo buri muntu wese yambara ibigunira. Mama, tagira ngo nkubwire,
Imana izatanga umugisha nibyo, kandi utanga buri munsi. Imana ukeneye inzu nibyo, Imana irabizi ko uyikeneye. Ukeneye akazi nibyo, Imana irabizi ko ugakeneye. Ukeneye kubaka, ukeneye kurongorwa nibyo, Imana irabizi ko ubikeneye. Ukeneye kurongora nibyo, Imana irabizi ko ubikeneye. Ariko se ubugingo bwawe ni buzima? Bibiliya yavuze ngo aba bantu banyura mu bantu bararangurura, barababwira ngo nimwihane muce bugufi, ngo babikoze Imana ibona imirimo yabo irigarura, ntiyabateza ibyago yari yabagene. Ni wowe wo gufata umwanzuro, ni wowe wo kwifatira umwanzuro, ni wowe wo kureka amoko. Ariko reba umuntu nkawe uramutse urimbuwe n'amoko, uramutse urimbuwe n'amazuru. Nigeze mbabwira, mbaza abakristo b'iwacu, ndababaza ngo ko mutazi uko Yesu asa. Ariko Mana yanjye, ariko reba urimbuwe no kuvuga ngo runaka afite izuru rinini, ngewe mfite ritoya, ntabwo twahuza. Reba urimbuwe n'amafaranga 500. Reba urimbuwe no kwanga no. Ariko Mana yanjye, reba urimbuwe n'urwango. Runaka yaramemukiye sinzamubabarira. Imana yaratubwiye ngo tubwire abantu bahigura imihigo bahize. Imana yaravuze ngo mbwira abantu bahigura imihigo bahize. Reba igihe wahereye ubwira Imana ngo Mana nungirira gutya nanjye nzabigenza gutya, warabikoze? Reba uyu mwana umugabo wawe yabyaye ahandi, aramuzana ngo umurere, reba uburyo umufata. Reba uburyo ufata uyu mukobwa muramukazi wawe ubi wawe, reba uburyo ufata umukozi wawe. Byitegereza ubirebe. Imana irashaka ko abantu muhindukira muri uyu mwaka. Banyarwanda, nshuti zacu, bakristo, bayobozi bayoborwa, Imana irifuza, Imana irabasaba guhindukira muri uyu mwaka. Nta wamenya aharaho Imana yakwigarura. Ushobora kwibaza ngo ariko sibyo bizagenda bite? Harya muri Egiputa Imana yakoresheje iki? Yakoresheje ibikeri, ikoresha inda. Birashoboka ko uyu mwaka Imana yakoresha inzara, yakoresha amapfa. Birashoboka ko uyu mwaka Imana yasura abantu ikoresheje inzara, ikoresheje amapfa. Imana itugirire neza. Nta wamenya aharaho, nta wamenya. Mwuka Wera naganire na ubwo businzi bwa, ubwo busambanyi bwa, ayo moko ya, uwo mujinya wa, ubwo bugome bwa, ayo matiku ya, inzangano za, kugambanira abantu kwa. Uragambanira abantu warabaremye, ugambanira abantu b'Imana warabaremye, ugambanira abakozi b'Imana. Ubundi se twakugize gute? Kwicyo twivugira ari ijambo ry'Imana, ubundi ugambanira abantu b'Imana twakugize gute? Ugambanira itorero ry'Imana, ugambanira isengero twakugize gute? Ubundi ni twakugize iki? Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusenge. Fata umwanzuro. Yewe musinzi nawe musinzikazi, yewe musambanyi nawe musambanyikazi, yemwe bantu mukora ibyaha mwihishe, ijisho ry'Imana ryarababonye. Imana iragira ngo muhindukire muri uyu mwaka, ubu mwaka wo guhinduka.
tureke kunezerwa ko turangije umwaka gusa, ariko tunezerwe nuko umwaka turangije ariko mu mitima yacu twahindutse. Tekereza kuba umukristo nkawe ukanga abantu, ukuba umukristo nkawe wagera abapagani banegura itorero nawe ukarinegura. Kuba umukristo nkawe ugatangira ku itariki ya mbere urya icya 10 n'amaturo, ukarangiza umwaka warangira ukajya imbere y'Imana ugatega amaboko ukayibwira ngo ndagushimiye ko wandinze, kandi uri umujura. Niba urya icya 10, niba urya amaturo, uri umujura. Hindukira. Ndashaka gusenga. Imana irabizi ko ufite ibibazo, Imana irabizi ko ufite amadeni, Imana irabizi ko ufite urwaye, Imana irabizi ko ufite ibigeragezo, Imana irabizi ko amakuba hari, Imana irabizi ko tubifite. Ariko se Imana iguhaye umugisha n'urwo rubanza rw'amaraso, n'izo nda wakuyemo, n'aba bantu waroze, n'ibyo abandi watwaye, wumva byakumarira iki? Hinduka. Ndagira ngo dusengane Imana. Imana itugirire neza. Muhumure abantu, mwemerera Imana, Imana igiye kubasukaho umugisha, ariko nimuhindukire. Ndagira ngo dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, aya ni amagambo yawe, ijambo ryawe rikomeye. Reka aba bantu baryumvise bahindura uburyo, buri muntu wese ku rwe ruhande ahinduke kandi ahindukire, afata umwanzuro wo kubana nawe. Sengera abantu bari baraguye, sengera abantu basubiye inyuma, sengera abantu batari bakizwa, kugira ngo buri muntu wese ku rwe ruhande umuhe gufata umwanzuro. Sengera abantu bafite ibibazo, bafite amadeni, bafite uburwayi, bafite ibyifuzo bitandukanye, abari mu mapiriyave, abashonje, buri wese ku rwe ruhande, kuko uri Imana y'inyembabazi, ugenera umuntu wese ikimukwiriye muri iki gitondo. Urakoze kubitwemereye mu izina rya Yesu, amen.